wanakuwaka bashachagua watu barayumva ile maneno mnayasikia hakaba hari abantu bazi gukoma amashi n'abavuza ingoma n'abazi kubyina benye banayuwa mu nzu y'Imana ho rero mu nyumba ya abazi kubyina neza barabyina benye banayuwa cheza n'abatabizi bagapfa kubyina benye babiriwe bakagira barafanya nini bakabyina bakagira gutya mwingine anafanya hivi abandi bakijya wengine wanacheza ariko nabo bari kubyinagurira Imana naho niho bitandukanira no mwisi y'abantu wowe buretse ariko muri buno bwabo baravuga ngo mwamubonye nuri unamuona na huyu ni mumva ndikubyinagurira kisikia niko nacheza muri hangana kuko abazi kubyina barahari ariko dukeneye gukura dukeneye kumenya natwe tuna hata ya kujua na sisi abantu bari hano batu benye biko hapa nabandi umuvandimwe wabo bavuye mu itoro ry'abadventiste cyangwa bakiriyo ndugu benye balikuwa banyemerera bashiri ikiganza ejo maze bishyikira batie mkono nguriye mushumba mchungaji nanjye ndahari undi muntu nabonye Imana ikumugisha sinziriye Imana ikumugisha ahubwo ndabona hano kure w'ikiwe gusa kugufasha kugendera n'icyo wifuza jua kugendera cyangupfuye iwanyu unajua kitu kikutosha icyamuye iwanyu kamili na kitu kikutosha kwetu kandi ntabwo ndavuga icyawe sitasema ya nawe ntuvuge icyanjye nawe usiseme ntabwo ndabazwa n'icyawe sitahusika nawe ntubazwe n'icyanjye kubera ko n'ubundi njye ntacyo naguha ngo uhembuke kandi nawe ntacyo ubumenya uhembuke ariko kubera ko hari data huko baba ngonde nani baba uriya musaza nawe umwuzukuru cyangwa mu bana bato ariko nubwo ari naba mpari ndi butanga umwana w'abacumi hari data we na data wanjye duhurira hamwe tukabana nabo kibaye data ariko data wanjye ngaho aho tugomba kumenya pale ndio kwenye data wa twese baba yetu sote data wa twese baba yetu sote aritegereza uwo data ule baba agasanga turi abanyantege nke utatukubaza abona tutashobora kugira icyo tuvuga ngo bikunde aranadukopeza ni umubyeyi mwiza ni musazi mzuri abigenza ati akafanya nini aradukopeza aravuga ati kubera urukundo bakunda kandi ukaba nawe uzabakosora njyewe uzabakosora nimuhakura reka mbakopeza nawe udigarike nawe undi mwarimu n'icyawe nimbakosora muhumure arangije aravuga ngo nimujya gusenga mujye muvuga mukiomba museme hivi kubera ko yaramaze kubona ko gusenga kwacu alijua kwamba kugenda bicaga biko vinaenda vinakati kugenda bivangavanga vinaenda vinachanga na tunapandisha umuntu wamaye komande y'amashyira ibiro bibiri by'uwe katia sasa komande kuleta keki hoya migoma na saa umuntu yabwiye ngo kumushyira ibiro bibiri ibyo bikavanga arangije aravuga ngo kubera ko mugira ibibavanga acha niwa ijambo rito kwa neno kivuga muri tabatisha data wa twese baba ya so data waje gusa baba yangu pekee ni sose gusa ni baba yangu ni baba yetu unyemerere data baba yetu sote urugo rufite abana benshi nyumba yenyeko na watoto bigira mu mwana umwe akabigicamuki mtoto kidogo akananirana anashindikana yamara kunanirana nuko akisha shindikana ababyeyi baba bari hano baganira n'abashyitsi sasa bakiwa bakabona uwo mwana yinjiye anaona ile mtoto agahita umugabo akongerera umugore ngo icyumba wagikinze anasema shamba la mafungo murabyumvisha bino bintu unasikia hivi yasi icyumba wibuka kugikinga wabonye ko yaje kubera ko batwara ahantu hari udufaranga kuna kubera ko batwara ahantu hari uduceri kandi uriya mwana uje agira kabako gakorakora arakora ngo bimeze gutyo uwo mwana ari mu irangamimerere y'abo babyeyi iko ndani ya anwani ya wale yego nubwo ananiranye hata nashindikana nubwo ari igicatsi hata nubwo ari hiyo ubujura hata nta handi bamushyira kuna fasi kubitira kuna kweli wanaweza bamwica ngwama kandi niwe no gukura mu irangamimerere
bandari umwana mu gitabo mwirangamimerere batamwandika ku gitabo. Haleluya, haleluya. Yego impamvu abantu bagiye bamurikira mwirangamimerere bazazi nuko bamubyaye, ijuba limuzaa, nuko bamubyaye. Bamushobora kuducyurira hano abagabo. Ngaja nishatuambia wanaume Papa rikandike bamushobora kuducyurira hano abagabo. Umwana wawe ngo wanyina mtoto ikiwa mbaya na kwa mama niko bijya bivugwa Jogi si vinasema ariko se niba bamubyaye ko mama yake Jogi mzana pekee icyo cyana unagihuru umugore kile zambi ndamutegereye ko byari umukobwa akabyara umuhungu n'ukuri kw'Imana navuga ngo bavuga ngo barakoze kuko iki ahubwo iyi ntambara yakavukishije abagore kuko abagore babakira icyo bahawe barazira iki uwo mwana impamvu aguma mwirangamimerere mtoto anabakia ko yabyawe juu alisaliwa. Haleluya, mungirire neza tugendane mu mwanya muto Tembea mema, kubyinda pa kubyinagura ariko nabyo byakiguka nipokezi. iyo baguze ikibanza Bakiuza parcel, iyo baguze urutoki bakiuza iyo shamba iterambere ribonetse ry'uwo muryango ukikuwa maendeleo bakavuga ngo hajya tugira abana wanasemaka tuko na wa mwana n'ubwo ananira na ule mtoto ataishi bava mwigabana atokake iyo mu by'umuryango bashaka basigara babazwa gusa nuko ntacyo bizavuga ariko uyu mwana ahora nawe afite icyizere ko azagabanaho kubera ko ababwira babi anakuwaka ndani ya anwani hata kama ni mpumbavu. Uyu mwana araza kugabana atari umwana muzima agakabana atari umwana ufite ibyamugirira akamaro unamuhaye miliyoni yayihombya unamuhaye umutungo wose wakuza ariko yicara akaba umugi akaba inzoga agasambura agakora ayo mabi yose kandi akaba afite icyizere ko nawe azagabana kubera ko azabiragabi iko ndani ya anwani. Nabwiye Imana ngo mu myaka afite Niambia kama Mungu kwa miaka niko nayo agakurisura kenshi muzihangara ko arigize intego n'abana banjye uyu munsi ubahamagaye na watoto yangu kabaita leo n'umugore wanjye umubashisha na mke wangu kimuuliza icyo nahamagaye nkababwira iyi saha muratuje turatuje sai mnatulia cyane mbahe target y'umwaka kandi bapatie target ya mwaka. Haleluya, amen. Ndagije ndababwira ngo nikababwira uyu mwaka ndifuza ko tujya mu irangamimerere y'Imana. Hii mwaka ninataka twende kwa ndani. Ikindi kintu nabwiye umuryango hakuna kitu ndababwira ngo ni cash babaye muri byinshi tuliishi muri byinshi habaye byinshi kulikuwa mambo habaye bitoroshye kulikuwa ndifuza ko uyu mwaka lakini kwa bana banjye watoto abarangije segonderi nimurwanira akazi ahubwo murwanire kujya mu irangamimerere y'Imana kwa Imana akazi kufuata wapatia kazi yao kidogo ndababwira nti kandi ndabaratse kawaambia ni wowe w'umurage ile izo ufata amapeni izo ufata amacipe nari hose ariyo ntararangiza ariko ihabwa icyubahiro kuko mwarangiza kandi mwize neza kugira ngo kibazo ariko murarangiza rero njyewe icyo muri bumpembe nanjye ntakaba ari icyo kibanza nguze kuko murenganyije byinshi n'abakeneye mufata mu mugongo ile njoo kitu na Mungu alitiake nguvu isikate katikati. Imigani igice cya 5 Mezali sura 5 muhaguruke dusome ijambo ry'Imana. Musimame tusome neno la Mungu. Nawe no wanje
muri mwaka tugiye kugukurikira ushaka gusara nawe rero bwiza bwawe Mwana we isomo yizesate kubibata bose jentuba nawe igice cya 4 sura 4 umurongo wa 20 mstari ya 20 izo 22 reka dusome izina rya Yesu imigani y'ibice 4 umurongo wa 20 aravuga ngo mwana wanjye ita mu magambo yanjye tegera ugutwi ibyo mvuga ntibive imbere y'amaso yawe ubikomeze mu mutima wawe imbere kuko ari byo bugingo bw'ababibonye bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. Subira 22 ongera neza cecetse buhoro cyane kuko ari byo bugingo bw'ababibonye bikaba umunezero muke bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose kuko ari byo bugingo bw'ababibonye bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Amen. 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 Wicarire ibyabarwanyaga muri Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Aya magambo ntabwo ndagira umwanya wo kwirwanya asubiramo. Hii maneno sina muda wa. Na magambo yumvikana. Hii maneno nasikilikana. Nidushake dukuremo kurinda umutima gusa. Bitaka tutoshe nani. Dushake dukuremo kumvisha amatwi yacu y'akamaro. Kutega masikio yetu ya lazima. Dushake dukuremo. Tutoshe ile kitu ndani. Impamvu mvuga ibyo gutega amatwi. Sababu ninasema kitu mu bintu nagenzuye. Nikimota na kugenzura sanga gutega amatwi. Harimo kumva mu buryo bubiri. Muko kusikia kwa nini? Iyo byagukumva nabi. Ukikuwa na bahati mbaya nabi. Unakuwa ariko yugize umugisha ukumva neza. Ukiona baraka unasikia mzuri. Uba neza. Unakuwa mzuri. Haleluya. Amen. Ndabifuza kumva neza. Nabatakia kusikia mzuri. Impamvu navuze ngo bene data twasenganaga babo nibisema bandugu tulikuwa hari amagambo akomeye nagenzuye ijambo ryitwa amategeko n'ubuntu usema kwamba sheria ya n'ubuntu n'intambara zikuru n'intambara n'urugamba ruri hano hanze urugamba ruri mu mibiri yacu amategeko n'ubuntu sheria na yanze kuyobora abantu ngo bakizwe kandi ari byo mubiri gusa biraza kudukiza ariko kubera ko kubyumva mu buryo utakabyumvise kwa kisa intambara ndio binakuwa vita. Kama akantu gato kugira ngo tuzibone ko tubiganira nataka nibambie kisi tutaiongea kwa sasa kitu kidogo. Bene data bafite ubukwe kw'isabato bandugu bakiwa na cyangwa bafite abashyitsi na ndoa kusaba saba ko hari imirimo izakorwa kiwa kama kuna kazi tatenda kubera ko bazi ko itegeko kwa sheria itegeko ntabwo mbizi n'icyo kintu muri kucyo sheria sivyo kama na itegeko sheria ni umusirikare w'igihugu ni askari wa itegeko sheria ni code defense itegeko sheria ni umurenge itegeko ni gutabara z'akagari n'umudugudu w'isibo igihe icyo ari cyo cyose hari ibyo babangamiye igihugu yenye sumbua n'utandukana n'igihugu kigukeneye kama umusirikare gushaka askari na kutafuta umupolisi aragushaka polisi na kutafuta ribi aragushaka ribi na kutafuta daso aragushaka kugera gutabara abo ni bo barinze amategeko y'igihugu ku muntu urabibangamiye sheria ya Mungu. Haleluya. Abari abavandimwe nabo Wale bandugu icyitwa amategeko ni umusirikare udashobora kubangamira icyo bita umunsi hawezi kusumbua siku inaje kwitegereza neza usanga mu munsi nta bugingo musiku hamuna mudunia hamuna usiku
hamuna uzima. Ndakitegereza neza. Niliona mzuri. Ngitegereza abantu bose twasenganye Kaona watu waranze rwego nabagaho muri eglise. Najua kisi nilikuwa Ari umuririmbyi imyaka n'imyaka twagasoye. na makasete. Ariko nyamara ndi kugera hano bikananira. Nafika hapa minanishinda. Hari impamvu. Kuna sababu. Hari igihe ubwami buhinduka. Kati ufalme na geuka. Haleluya. Hari igihe ubwami buhinduka. Kati ufalme ugasanga yo mwuga gatari yayandi. utahiri ulikuwa baravuze bakavuga ngo ntabwo birashoboka habitaweza. Ahubwo hari abantu basengera muri Elohim. Kuna watu wanaombea mwema. Basenga ku cyumweru. Wanaomba. Hari abantu basengera mu Gatulika. Wanaombea kubera ko batazi kubaha umunsi. Aba bakaba inshuti zabo. Nitubararika bazadufasha imbere. Batakuja kutusaidia makazi hawataenda kuomba. Ntabwo tuzi gukomera kujya twizera. Hatujui kusimama, ntabwo tuzi kubibamo. Hatujui kubibamo. Ariko nanjye sindibuze kubarenganya. Lakini mimi nanjye nari nzi neza ko nisho sinarica. Na singo mimi n'ingumi nazitera. Na ngumi mimi ariko zacyo kuzitegeko by'umunsi. Lakini usichokoze sheria zisema. Umunsi nta bugingo. Nilijikuta kwamba usiku hamuna ubugingo buri muri iyo munsi. Kusema ubugingo buri muri nda. Mwenye siku umunsi n'ufite ubugingo. Abakurambere bacu bahuye n'ikibazo cyo kubaha umunsi. Bibagira umunsi. Bagasabira umunsi. Ikibazo cyavuka. Shida ikakuwa. Bibagirwa nyir'umunsi. Yego. Kasabu mwenye siku. Turasabwa kubaha nyir'umunsi. Tunatakiwa naho umunsi wo nta bugingo buri. Siku hamuna uzima. Oko uriya muvandimwe pasiteri rero ntabwo yavangiwe. Ule ndugu pasiteri ubwo buhanuzi bwavuye mu badive kuva nasohoka. Baravuze ngo pasiteri yagiye guhanga. Pasiteri agiye guhanga. Ahubwo aho ndi nagiye ku ishuri. Basi nenda ku masomo. Barangiza bakavuga ngo kisha wanasema dufite abantu batita ku byabo. Tuko na watu wenye abajali byabo. Batagira bati wenye abafanyaji. Abantu batita ku byabo. Abatazi gukomera ku munsi. Abajali basaba kuba mu inshingano. Abatazi kuba muri cyita kanuni. Abajali kitwa kanuni. Kanuni za kanisa. Kanuni ya kanisa. Kanuni za kanisa. Ubundi kanuni yakabaye Bibiliya. Kanuni ingekuwa Bible. Ibindi bikaba abashobora kugaragaza binakuwa ya kuonyesha kwamba batufasiri yakabaye Bibiliya. Barangiza bakavuga batumva. Barasema dufite abantu batazi kubahika. Bariya nibaza. Bamwe bazahata, abandi bazateka, abandi bazacangura, abandi bazavoma. Undi barasa guhumura. Tuzabahamagara ejo bazatwara mu mwanya. Uyu munsi ntabwo turica. Leo hatutamuwa siku yetu. Tugenzure ibyo turi kubwirwa. Tuchunguze umutima wacu muri uhuze n'ibyo tubamo. Uhuze n'ibyo roho yetu ikutanishe na venye tunahitaji. Hano pasiteri w'Abadiventiste kwa Kisingi. Kuna pasiteri w'Abadiventiste. Ndabona ibiganiro bye. Ninapenda ijambo rimwe atagasiga. Kuna neno yenye asante. Kubwiza cyangwa atari kubwiriza. Azona umbira aho. Imyaka uri kuba hejuru y'130. Yiko na miaka karibu 130 kuko juu ya 130 yayoboranye na bakigeri yayoboranye na bandi. N'umuntu babiri bahanze Abadiventiste. Benye balianzisha. Umwe muri babiri bahanze itorero ry'Abadiventiste. Ni moja mu bawili balianza Abadiventiste. Yaravuze ngo ndashimira Imana namukirika. Ngo ndashimira Imana ko mu gupfana kose. Mu gusaza Imana ishimye ko ntasaza nabi. Imana ishimye kubera ko ndutse. Nkaba nshaje meze nk'ikibwana. Meze nk'ikibwana kirutse. Naturiye Imana ibyo n'ibye. Naturiye Imana isengero nubatse kazinga. Yavuze amagambo y'igihugu. Aravuga ngo ibyo byose nabisabiye Imana imbabazi. Kubera ko Imana yankuye mu byo nabaje. Mungu alinitoa kubienye nilikuwa. Icyo yavugaga niwe nyiracyo gisinakimenya. Kitu alikuwa anasema yeye. Arashimira Imana gusa. Ikirere yasobanukiwe. Kuna anga ingine ametambua. Ndifuza. Nina haja. Ibyifuzo bibiri.
mahitaji maze imyaka igera muri 2 n'igice cya miaka 2 au 3 ndiguhenda henda Imana ngo ingire umugabo nabembeleza kufanya mwanaume umugabo mwanaume mwenyewe igihagararo msimamo n'ipantaro na pantalo ubengira gutya mukabona ko ndi umugabo nta jipo fanya hivi naje gusanga udatanga umugabo niliona haiko bwana ndiguhenda henda Imana rero ngo nabembeleza Mungu anifanya kuba umugabo taka nikuwe mwenyewe umuyobora mwanaume ufite ubuyobozi mwenyewe kuwa na umugabo uri mu burere iko ndani ya kulelewa urezwe mwenyewe analelewa uko bakuze kuna kisa iko bwana ndumva shaka guhera nataka nianzie pale ngiye n'ibyago ntabwo narezwe n'ababyeyi mimi kulelewa hata na kandi wazazi nta jenoside yabishe sinari umututsi hakuna kabisa ubwo mumaze jenoside cyane pale mimi nafanya vitu ntabwo njye nari umututsi mimi sikuwa mtusi hapa njye nari umuhutu wanyawe kandi wo mu gisekuru kule ndani kabisa wo mu gisekuru cyane kugira ngo uzukwe wari burugumesitiri jenoside bayafanye ingwe n'ubyara mama alikuwa minister alikuwa kabisa gisekuru cyane kibi ile ilikuwa mbaya kweli icyo kiterebo beranze yeye alikuwa ariko Imana ifite kuvukisha yamara kuvukisha agira kwirera yamara kugira ukwikuza ikagira tunakomanisha na hiyo kisa ndashaka basaza nataka kuzeeka mzuri niba ntarigeze ngira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi kama sipata bahati ya kandi nta n'umwe wapfuye bahari kuna mmoja alikufa wote walikuwa namara kugera mu gihe cyo kubyiruka cyane abasore batangira kwiharika hari umwaka wo mu giturage kuna mmoja barabizi umwana arabyiruka ajya 15 batangira kumukera kawa kujya gutera ukawa uweze panda kawa cyangwa ajya gutera udutsina uweze panda ibyo bita kwiharika uba mugisha nawe nagize ariko nasigiye cyo kwegera muri 15 nuko mu buhake nakwaga nza gusigirwa n'umugabo umwe arambwira ngo nunyemerera ukumva rino jambo ndakuza cyane yoramo numva mu mico y'amavuko ukareka ukakorera nk'uko byari ndaza kugira urundi rurinda gutoza aho narerewe ndangije genda ndi umushumba w'inyana nikaenda niko mchungaji wa ng'ombe 91 mu Advance twigaga amenyisho yitwa 91 tulikuwa kureba hejuru beho angalia juu uishi ayo menyisho ndayafite narayabitse ile mafundisho nimeweka ndangije kisha umugabo arambwira ngo va umicamo kuko ntabwo bijya kukabona wagize Imana uravuka waraduta iyo bakuriramo wari ikibazo ariko humura ntabwo usiogope none ngeze kumugisha kubona ahandi hamusaza na nimepata baraka kuna nafasi nyingine tazeke ndakura nikakoma gabarandera maana huwa kaniombea birebire bila kwa ile itabigaruka kubera ko nzi kati binarudia utazi wavuye kumenya niyuja kama mjumbe unatoka mji wake kwa yule nda mugabo turabana kugira abatwara amuzi na mjumbe uko maze sustenarandera sostena kanio twinjira mu gihe cyo gutegurwa kubintera hamwe wakati naragaho mukiza kandi kwica neza naragaho katagira imirima naragaho katagira iyo gakura kandi umuteguro w'imiryango yacu barakubwira ngo ugende utseme numara kumenya ko abashiza ukijya gufata ibintu byabo tukwe bitia amavu jenoside yabaye cyane umusaza yitwa umugore we yitwa abana be bitwa batatu yake numara kumenya ko bose barangiye ukibali sana kujua kama uwo ni wo muteguro baduha mjomba alikuwa anatuandaa pia ndio kwigisha twiga bila kama ndio ndababwira mu kitega amatwi mutakitega ibyo ni byo kwigishwa jone yetu gira mahirwe ibyo bizabaza igihe mwari bicandi kwiga bigisha twabona hejuru wewe sema angalia nuko maze sinategurwa kujya guhiga ibiri haleluya sante yego abo adata wacu na ba marume bashakaga cyane
babice wenyewe baba umugabo yari yarishyizeho umutwe w'abantu bane alikuwa anatia batu ashyiraho umutwe witwa ngo zinduka kare asema asubuhi tusaidie wenye wakufa zinduka kare turengera abapfa asema muri jenoside kandi jenoside yari isumye igeze nabi jenoside ilikuwa nguvu sana arambwira ngo rero Samuel mwana wawe kaniambia ntabwo nakubyaye mu nda ariko nakubyaje ubutumwa kandi mbona urimo neza na mimi naona niba urahagarariye uyu mutwe wewe mtu utasimamia hii kitu zinduka kare turengera yabuka tusaidie kufa arambwira ngo kubera ko igihe uzaba ugenda uzaba uri umwuzukuru wa kwa runaka uzaba uri umuhungu wa runaka banyakora bazaba ari ba runaka wowe ntawe wagukoraho ko babahiga cyane ngo babice natwe tubahiga cyane tubakize tuwatafute sana tuwaokoe ngo murinzi w'igihanga niko murinzi ariko kugeza ubu ntabwo umubare abanangiye ubuhamya hajya ku karere n'abandi babimenya bakajyayo nanjye umbajije ntabwo namenye umubare siwezi jua ntabwo namenye umubare kandi ntacyo twateganyaga kuzima ariko kubera ko Imana yavuze bihagararamo neza bivuga igihe utabisema kwa saidie roho ya wakisikie mzuri kwa kweli ya Mungu ijambo ry'Imana ntabwo rigenda gusa neno la Mungu ayenda mutege mwiza muje kubyina musikuye abatabizi babyina kure nkaje mutega amatwi cy'Imana mutege masikio kenye Mungu anataka mu buryo bwo gusaza neza tutumbe kitu ya kuzeeka kwinjira mu rugo rw'ababyeyi tuingie kwa wazazi nituba twarabaye nka cyane ukikuwa sawa kila mu baheburayo harimo bavuga ngo umwana utari ikibyaro yemera guhanwa n'iki yemera guhanwa n'iki anapenda kusoma bajya mu gitabo cy'abaheburayo umwana utari ikibyaro mtoto ambao haiko mwanadamu ageze imyaka kukosoma imyaka 20 kufika na miaka 20 nibwo nagize amatsiko yo kujya gushaka ndio nilikuwa sasa natafuta kwenda kuona mbaye umugabo na kuwa bajya kumushakisha wakwenda kutafuta mama ndangije rero tunganye kumuhiga mubona cyane kwa muda 21 nibwo namubonye ku maso miaka 21 ndio nimeona kwa macho ndamukunda cyane nikapenda cyane n'ubu arahari nampenda paka leo turicara kabye tukanabaza tukikaraka tunaongea ariko ibyo byose kwa kugira nzabone icyo nzavuga vile vyote nicho nipate kitu ya kusema dushakaho kumva Mungu anatutaka tusikie yaba tubwire ibyo tubona kisha kutuambia ngo dukorere mu byo twize dutandukirire ibyo twize tubiremo neza ntabwo bafite ibyo bakomeza baraza tugashaka ngo tugire ibyo tubafasha kwenda kwicyo cyane ariko ijambo muri kunywa hii neno mnaisikia amagambo turi kunywa hii maneno mnaisikia nicyo gituma we apanga iminsi yo kukwangiza umugisha za kukuharibishia baraka niba wari kuza ukagira ibyo wakura kama ungekuja utaje wagiye gutera unakuja unakuwesha kwa by'amavuta baje kudanganya bakwesha kwa kubirayi baje bakapa n'umucanga bakatamugika ukaza gucira amagambo kugakora ile maneno baretse n'abagashaka bandiwe ukizira kugisha wao gahamye cyuba unahakikisha unatangaza lenye uko ndani turasabwa guhamya tunataka tutangaze ejo twize ijambo rikomeye ryo gutindana n'Imana kukawia na Mungu jana tulijifunza neno kusema kukawia na Mungu dutindana n'Imana kukawia na Mungu dutindana n'Imana tukikawia na Mungu agihombo tuzagira hatutahomba uyu mukobwa yitwa Nyirabuzahire ule msichana izina rye ry'umuryango Nyirabuzahire cyo kile umukobwa ni mushiki wanjye cyane mu maraso kudamu sana we mututsi yeye alikuwa mtusi muri kubyumva mnabisikia jewe nari umuhutu mimi nilikuwa mhutu ariko tugira amateka iyo mbonye mbona kamusaza kiniona naona kama umwana w'umwana anionake sawa mbona umwana ananiona mtoto wa dunia Haleluya. kandi ntabwo ari ku bwanjye haiko kwa ahubwo ni ku ijambo rye kwa neno la Mungu ry'Imana turikomeza neno la Mungu ijambo ry'Imana tutandukanye n'amategeko tuachanishe neno la Mungu na sheria amategeko
sheria gatoya kirudia amategeko akamaro kayo sheria iyo ukoze icyaha kifanya itegeko riragufata sheria ryamara kugufata rikaguhambira kandi kugira ngo ribone ko ryakoze neza bari gutanaga ryamara kugusana mugatabaza ukabaza bikavaho amarira kaza amarira kavaho ntabwo itegeko ririmo sheria itegeko ritajirimo sheria uraza kubihambire uraza kwiga icyigisho gipfuye wize igihe kinini kivuga ngo kubyinira Imana ngo kugira ngo kuchezea Mungu ntiyagira umudivu umwe unyemerera ambwira iryo jambo alikubalia kuvuga ibitari kama ninasema mwenyewe alikubalia ngo kubyinira Imana kuchezea Mungu ariko narababaye kuko ntabwo babizi nibasameaka nijua kubyinira Imana ururimi rukagoboto unachezeaka Mungu ulimi Imana kabisa ugakora ibyo ushaka unachezeaka warangiza Mungu ukamenya amakuru unajua ariko natewe kile ndio Mungu icyigisho cyangwa ngo kubyinira Imana gushyushya ibitsina aseme kuchezea Mungu aseme kuchabusha suresha ile ni uongo urabyinira Imana unachezea Imana uko ushoboye undi yakubona ko ngo gushyushya ibitsina aseme ni kuchabusha sensi ntabwo mpagaze ku gicaniro kumesha mimi simame kwa sababu kandi nanjye nabyigishije na mimi nilifundisha kama nari umwigisha se nilikuwa basi mmoja kufundisha basi iryo tegeko rikaguhanira aho hantu ile iryo sheria tegeko rikaguhambirira aho hantu sheria inakufundisha ariko icyo nkundira hirya yaryo iyo byakuzungurukije sana kusoma ibyo guteka gushyira fande ninakubeba kwa fande kujyana ninakubeba kujyana kwa fande nakupeleka kwa fande bari kugeza kwa fande barakucana bakuru nukabaza kugeza kwa fande kileka kwa fande ukabaza kagushora kubitagura kuhondagura kugiye gukora ibi kugenza gutya fata umugayo w'iminsi ngwino wongera ubatizwe ukabatizwa kabiri ukabatizwa gatatu ukabatizwa kane ukabatizwa ntibatumenye batabizi maze wagera kwa fande ukifika kwa fande sasa yarangiza akakubwira ngo anakwambia sema usiku yewe buntu wewe neema Imana ingobotoro ireme muvuge Mungu afungue kinywa chako tegeka gushorera neza cyane sheria inakuipeleka nayo si mabi kuko ngo iyo wasambanye nibwo ari kuboha kisini njo sheria ariko iyo wamaze guhura na buntu kama umekutana na Muvanga bakirisitu mukuye ndani ya Bakristo wapi muvuge cyane muve mu bakirisitu nta bugingo buri mu bakirisitu hakuna uzima ndani ya mu bakirisitu turasaba mu bakirisitu Kristo ni Bwana tuza mu bakirisitu toke ndani ya Bakristo tujye munsi y'umusaraba narangiza akavuga ngo simbuka kuruva muri runo rugendo rw'abakirisitu simbuka ntabwo winjire mu bakirisitu uingie ndani ya Bakristo abandi hano hari abakirisitu kugira ngo twinjire ku yindi mpera tuingie mu bakirisitu tuingie kwa ndani ya Bakristo abakirisitu ntaho bahurira n'abakirisitu Bakristo ntaho bahurira n'abakirisitu hakuna kwenye wanakutaniaka na Bakristo umukirisitu Mkristo Samueli uva hariya nari umujura Samueli natoka kule nkagera hano nakabisobanura hata nifasiri umukirisitu ava hariya hanze Kristo anatoka nje yagera hano kumva ijambo ry'Imana akifika hapa nasikia neno yarangiza agahita yumva agakiza anasikia wokovu yarangiza akakirwa kisha anapokelewa yarangiza bakamwandika mu gitabo kitabo wanamwandika kitabu ya umukirisitu Mungu yarangiza akaza gusohoka kongera akigendera anatoka kisha naenda yagera hariya ajya kongera akisubirayo hahandi ikakule tena turudia nafasi hahandi mbere y'ukwezi ile fasi mbele hahandi mbere y'ukwezi ile fasi mbele yego telefone zitereta nkongera nkazihamagara telefoni za kutongoza mimi naziita tena kwiba nkongera nkabikora kuiba tena mimi nabifanya birya byose nkongera nkabisubiramo vile ariko mfitaho nakiriwe uko fasi kandi nateza perese kandi ndiro mu ikayi y'abakirisitu na niko mkai ya Bakristo Yesu atubwira ngo niturenga icyo Yesu alisema tupite tuba abakirisitu bazwi tuwe Bakristo tureme iyo aderesi y'aho turi ariko duhabe neza twateye indi
twinjira muri Kristo kuko nitwinjira muri Kristo tuzatandukana na birya byose twinjira muri Kristo ntaho turaza guhura na birya byose rero tuba abakristo ariko turwanira gutera intambwe yo kwinjira muri Kristo rero kuingia ndani ya Kristo mzuri. tube abakristo. Amen. ntabwo kuba umukristo hano kuba mkristo hapa umuririmbyi no kuba umwizera na kuwa mwongere ngo byatuma umuntu adasohoka ngo nagere hanze agambanira usiwaza sema mtu anaweza toka hivi kandi hata ya chama kwa suko utavuga suko kusema amusemaki ariko kubera ko afite uwo mwuka kwa sababu anaimba ibyo bimubuza ku icyo turi gusanga no gutera intambwe yo kwinjira muri gukoresha tujyemo neza tuingie ndani ya haleluya 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 no kuvuga haleluya na kusema yani ibintu wavuga ukwareza rimwe cyangwa kabiri kukua kupitisha ni kama nk'ikimwaro inakuwa sana haleluya no sikabya mu kabya urikuba kure kuvuga haleluya komera haleluya akura mugabo nabwo bikurahe vile vitu anavitoa abanyamategeko ntabwo tuba turi gusebanya hatukuwake tuko na kitabu tuvuga ukuri kwakabaye tunasema kandi kweli ntabwo twigeze dushingura ibirenge ko ari umuntu twagiranye ibibazo hatukutika ntabwo twigeze tuva mu biborera ko hari ikibazo twagiranye n'umuntu au tulipata ahubwo shida hagiye biba ngombwa kugira ibyo ugenza kuna mara kuko wamara kugenzura ugafata icyemezo chunguzi na ukajya mu bihuje n'ibyo wumva ukeneye unaenda kubinyini na kutanisha na vinyo tujye mu byo twifuza twende mu binyi tunahitaji ari n'umujakazi kuna mjakazi aboneka n'undi mu bitabo by'abadivantisiti yitwa Ellen White anaonekanaga mu vitabu vya madini ni umujakazi ni nuko mjakazi yitwa kuko icyamurangaga bwari ubuhanuzi kenye kilikuwa na muhusika naye ni unabii guhanura gusa nibyo byari yaravuze mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero umugabane wa kabiri shauri yenyewe amagambo yavuze n'abagikibuka pa ariko namaze kubona y'abasomera aravuga ngo gusa n'ukijijwe kufanya gusa n'icyo musubira ngo gusa n'ukijijwe udakijijwe ngo ntibisa no kuzimira ariko ahubwo ni ukuzimira burundu ni kusimia lote magambo turabishe kamure kuri mikrofone gusa n'ukijijwe kufanana na mwenye anaokoka ngo ntabwo bisa no kuzimira habiko kama vile aravuga ngo ahubwo ubuhanuzi bumbwiye ko ari ukuzimira unabidi kusema ni kupotea lote kuko uragaragara nk'umukijijwe uraboneka nk'umuririmbyi niba gutangira hano urugero ariko ntabwo bazi ibikubamo niba wundi navugaga mpamushumba uje gutyo akaba ari hano ukaba warakijijwe ukatubona muri ibyo byose twagera hano tukigira mu bindi uwo mushakazi aravuga ngo ngo usa n'uwakijijwe udakijijwe uliokoka na utajya gute ntabwo bisa no kuzimira haiko sawa kupotea kuzimira sana bizi kupotea basi kwa ushobora kuburi kugenda neza kuko na nuko warangiza ukaba ufite 100 na sabaye ugashyira mu mufuka w'ikanzu unatia mfuko ya utazi ko wacitse ukamaze amafaranga ukayata ukaza kubyibuka kugeza iyo wacitse unakumbuka kama kwenye unafika ugahita wibuka ko wasize mu mufuka ukabukozemo ugasanga umufuka ugeze gute unaona poshi na ucitse ayo mafaranga ntawe yibye ayo mafaranga ntawe yajyanye ahubwo wayatanye ulitupa yazimye rero ukijijwe imepotea udakijijwe bisa nuko kuzimira ahubwo mukana kuzimira burundu iko kupotea upotevu ni kuko uwari ukeneye kugira icyo akuganiriza ngo uve mu bintu unataka kushambulia utoke mu bya Mungu byakubwirwa n'ikise kandi harimo kwiyoberanya anaweza kukujua namna gani na kuko vitu ya kujifananisha urabivuze haleluya ni inshuro nyinshi twiyoberanyije mara mingi tugomba jifananisha ariko
lakini sha nanjye nami niba umuntu afata icyemezo kama mtu anakamata kandi ngo nituvuga ibyacu ukisema Imana irashyiramo ibindi Mungu akatia nanjye ndabivuze nami nabisema ndahagurutse nimesimama ugiye kuganira Imana njyewe twasenze nite muzehe niwe ndi kwireba tuliomba mzee ndio mwenyezi muzehe yaseka gasenga mzee alikuwa anacheka na kubafashije cyane ulinisaidia sana gusaza neza n'ibihugu bisa kuzeeka mzuri gusaza neza ntabwo bisabwa tuba mu mazu kuzeeka mzuri haiko juu ya naje kuomba nilikuta haiko tembea ingero z'abantu bagendaga bariko bagapfa nabi watu wengi walikuwa wanatembea ndani ya kabavuga kugenzura muri iyi kitu ya maana wanakiza atukuze Bwana haleluya amen haleluya amen Imana yo kabyara Mungu mwenye kabisa azana yongeye kunyemera kumpa uburenganzira amenikubalia tena kongera kuba umwana mu rugo kwa mtoto nyumbani ingirira imbabazi niba narabana nabaye n'ikirara nka wa wundi alimrudia hata kama nilikuwa mtoto mpotevu ntabwo mbizi esi vitu niwe wo kumenya yenjo wa kunijua ariko icyemezo uriya mwana yafashe akavuga ngo wenda niba atarambona nk'umwana hata kama wenda bagirira imbabazi bashyira mu bagaragara wanitinga agafata icyemezo cyo gusubira mu kama mazi basi wanakurudia kwa Bwana nanjye ndifuza na mimi nataka gusaza ndi mu rugo rwawe kuzeeka nikizeeka na niko mu nyumba ya Bwana kandi Imana izandinde gukorakora Mungu anilinde kukusagusa kugira ngo juu batazajya kumbona bagacika icyumba basi kwa wananiona wafanya haleluya haleluya niba hari umubyeyi ufite umwana ubona agacika icyumba kama mna uriya mwana mubabare ko hari imyuka izere musamehe iyo myuka iraza ikahiga ugasenga ugasizo ariko iyo myuka ikaza mu bana lakini sile roho iyo myuka iraza ikajya muri depo ikaburamo ikintu kandi umusore muri abaherwe iyo myuka iraza ikajya muri shambo iyo myuka ntijya muri sa iyo myuka ntijya mu cyumba cy'abashyitsi iyo myuka ntijya mu cyumba cy'abana iyo myuka ikaza ikinjira muri sara sitaingia ikagera ku bantu bicaye irunguruka mu cyumba cy'abana hireba mu cy'abashyitsi aho ikajya mu cyumba cy'ababyeyi yarangiza bagera no kwicarira igatuza inaikala sana tulia umugabo yahagera mwanaume akifika umugabo yahagera yasuhuzaga mwanaume akifika anasalimia leta ryari yakiyambura kinjira muri dushe naenda pale naenda mdushi umugore aho ntamushuje kandi ntibyari bisanzwe iko pale na kumsalimia lakini haikuwa vile umugore akaza nawe bikagenda gutyo mwanamke anakuja naye inakuwa tu vile nta cyaha na kimwe na hakuna uyu dhambi mugore afite ku mugabo huyu nta mwanamke na kuna kimwe hakuna umugabo dhambi afite ku mugore Hana- ahubwo hari imyuka y'abasuma kuna maroho zimewatembelea hari imyuka iyo myuka iri kuzerera ihiga zile roho kandi cyane iri zinatembea guhiga amafamili tembea kubera ko mataka ariho hari umugisha uyu joko nye kuko erega baraka buriya umugabo n'umugore basenga wanaume na urugo mwanamke rwabo urarwitegereza ukarumenya niyo ubasuye urabimenya kama niyo mpamvu menda yendiba kugira ngo abagabo bari hano twubatse wanaume wenye saba tunasema Imana kugira ngo tubinde Mungu ati ahubwo Kristo abe mu rugo rwawe Kristo akuwe mu nyumba zetu haleluya amen haleluya haleluya hanushim umugabo akaba akorera mwanaume 700 anashamia seksa anatumikia seksa umugore akaba akorera 200 mwanamke anatumia 900 ariko 1900 wajya kumva lakini nasikia ishe banakuwaka mu misheto wabasura ukibakabara ukabona bahereje umwana ambaraje bagiye kuri butike banapatia mtoto ambalaje wanaenda kukula genda muri kipaki cya 400 wende ukazana ikiro cy'ibirayi zara lete mafuta ya sana katika jina la Yesu suko bakorera amafaranga ntabwo ari ngo gishize korera miliyoni kandi n'abari bamabwira suko bidahari uzaba byumva mu bantu b'ishuti byumva no mu bana byumva no mu bavandimwe uyabyukira yamara kuhaba ibyo bikaboneka iyo mishahara yarangiza imyuka ikabihuha arangiza agahora inzara kisha jana niendelea mami tubengere
Mungu atusaidie. Imyuka iraserera, imyuka iraduhiga, Roho inatushambulia, imyuka iraduhiga. Roho zinatuhiga. Biturasabwa kumva neza ijambo icyo ritubwira, twarangiza twamara kuryumva. Abagiraga icyo batuvugaho bakaduhindura amazina, abagiraga icyo batuvugaho bakabona twarahindutse, abagiraga icyo batuvugaho bakabona twarakeye, abagiraga icyo batuvugaho bakabura icyo batuvugaho. Anakosa kitu ya kutubu. Kandi ibyo birashoboka. Umwuka w'Imana natugenda azadutsindira imyuka, atatushindania. Nashimye kubera ko ibyo Mungu asifiwe. imbaraga zo gutsinda, Tuko nguvu za kushinda, tuko uwezo ya kushinda. haleluya. Amen. Satani yateze, yohereje imyuka mu miryango, Ametuma roho ndani ya jamaa, yohereje imyuka mu miryango. tuma roho ndani ya jamaa. Arangije akoresha abagore batatu n'abagabo batatu bajya bahuza. Sasa wana watatu na Haleluya. Amen. Magambo tuyumve, lema ijambo rituvuga ngo twumve, nani nasema kandi ibyo turumva tubigumane. yenyewe tutasikia Turakomera kujya twizera. Hari tutakuwa abagore batatu kuna wanawake bafite amazina bitwa, biko na hari n'abagabo batatu kuna bahuje amazina n'abo bagore. Iyo myuka ikorera muri abo bagore iri guhiga abagabo muri iyi minsi, inatafuta iyo wale myuka wanawake, iri gukorera mu bagabo iri guhiga abagore uyu munsi. inatafuta mwanamke hizi. Amazina yabo ni atatu barayahuje. Majina yao ni tatu kwa nakutana nayo. Barambwiye Baliniambiaka, na narumvise nilisikiaka na ndakeka. na ninawazia Amazina atatu y'abo bagabo ile majina ya wale watu arenguye imiryango, inamaliza cha ari guhamba abantu buri munsi. zika basa Kandi yohereje iyo myuka kugira ngo shetani atuma zile roho juu. barambwiye na ndakeka na narumvise Baliniambiaka na nina binjire mu wazia na y'abantu. nilisikiaka. Nibamara kwinjira mu mago y'abantu, Kishaingia mu manyumba za umugore avuge ngo n'ubundi bushize narumvise, maseme na siku ilipita. erega n'ubundi nakekaga. Nilikuwa na wazia. Shano ni batavutse ayo magambo yabonetse muri Mashijida inazaliwa kama ile maneno inaonekana kwa Mungu. Dawidi aravuga ngo Dawidi ku anasema ijambo duheruka kuvuga wewe yetu lisema Imana iramubwira ngo Mungu wahaye ubutumwa nimekupa ujumbe. utagirira nawe mugenzi we, Mwenye afanya udashyushya inkuru y'umuturanyi we, mwenye atamushe ntagire nawe na mugenzi na utagira afanya nawe mugenzi we udashyushya n'inkuru y'umuturanyi. atamushe na habari. Iyo myuka nayo iri mu bagabo ikaba no mu Roho bagore. ziko mwanaume. Yarangiza hakabaho guhimba ibyo kuvuga bitari ngombwa, Utafute vya kubaza kuzungumza. inkuru Unasikia haba hapa runaka hari ibibazo, kwa fulani kukoshia. ukinjira mu bibazo ugashaka impamvu yo kubikora. Shida gani? Warangiza ukabaza umugabo uti umugore murapfite ukabica isobanuro, umugore Anakosa. agasaba murapfitira ibikamba nawe ukabica isobanuro. Barasuwe, igisubizo kimwe cyari kiri Jiko ni kuwazia. kumukeka. Ni kumukeka. Imana iri mu ijuru Mungu wa mbinguni idushyigikire, atuunge mkono. na iri mu ijuru twihendahenda. Mungu wa mbinguni ambembeleza, Nyemerere anikubalie niba ndi umwana ishyire mu gihagararo cyo gukura, kama niko mtoto kuko ndumva ashaka gukurira mu buntu bwanyu, nataka nitumikie ndumva ndani, ashaka kuvuga ntafite ubwoba, niseme bila woga, ndumva ashaka kuvuga ntacyo ntinya. nataka niseme bila woga. Kandi n'ubundi umwana iyo yavutse Mtoto akisema abiga kumugendesha n'abiga kumugaburira beba na mufundisha ubwo batangiye kuntungura. kama Ndashimira wanatuanza Imana, Imana ibaha umugisha. nashukuru Ubwo Mungu Baba. mu ntunguye mu kuba guhaguruka, Mnaniambia si yego kweli, ubwo ni ntabwo bavuga ngo wimba amata ugatangira no kuntungura uko bimeze. sema usikumye usinyonye maziwa kula. Imana ntibishimo byo guhekenya nanjye ndaho. Mungu anipatie neno Imana na idushyigikire, Mungu atunge mkono. iduhe ikirere kizima, Mungu atupe anga ikime cyo mu ijuru gitusa imitima yacu, na umate ya twumva kutukumbisha iby'akamaro, zetu. ibidafite akamaro. Imana ibiducyahire, Mungu atupe ahari amarembo yose y'ubucamuka wo kutwangiza, na roho ya umwuka Mungu. wera akureho, kandi dukomerere mu byo twizera, dukomerere ku madini y'ibisekuru. Nari amadini y'ibisekuru, ubwo nabyo ndagatsika n'ibibondageje. Ni iki gishobora gutuma utanyuka? Waje ukambera umushyitsi. Ukuya Jewe ni sabakuru
babu yetu na basabakuruza na babu kubwa na yetu data na baba yetu baraba warangiza ngo njyewe ndava kisha sema itatoka ndani. warangiza bakwitegereza imbere Kiangalia mbele, warangiza bareba ikintu yari akeneye kiangalia kitu wareba ko umuntu kwa abuze ubugingo ku bw'igisekuru unaona jinsi ukareba kikase ukuntu uramutera gushyira ku mugongo bikatunanira ukareba ikintu uramukorera kumujyane ku ngufi bikaba beba kuki ariko niba usenga mu idini kama unaomba kubera ko igisekuru cyawe arimo cyavuga ndamubabwiriza ko ubugingo buri wese uzima iko mbali na wewe. amategeko yanteye gupfa ku mategeko kugira ngo mbeho kugukiranuka. wibamo kubera ko basona basabukuru Silikwenda nje ya babu yetu. wibamo kubera ko iwanyu ari aho Jua oya niambie nikupe ibyo urahamanye nabyo abari ibyo ujyamo kuko aho niho hari ubugingo hapa ndio wibamo kubera igisekuru juu ya mkoye. dufite abanyamadini b'imbaraga Tuko na watu ya madini wenye viko baterekera ku rugero ruri hejuru kandi wanafaa wanatumikia kwa aina ya juu. wenda kubona ukabona umwana w'umuryango ukabona yabaye nk'ikigo bamushyira hariya bazunguka wabona ukabaca mu bakozi babo wenda kubona bakabona aho biri gukomoka Unaona fasi kwenye viko bila barangiza bakavuga ngo rambika hano sema nalisha ubundi abamupfaniki uyu muntu umupfaniki huyu mtu barangiza ngo ni kwa twarahangikiye watu ni baribikia ariko Imana ihabwa icyubahiro kubera ko turi cyane cyise juu tuko haleluya niba wumva waba no mu mwanya wo gusenga ukaba wumva udashaka gukomeza kuba mu mwanya taikuwa nafasi wo gukomeza kugendera mu giseko kuendelea aho ukaba ukeneye kugendera muri kiliziya ukaba utagikeneye hauna hati kuba mu bitari mu gisoko cy'uko ntawe biri kugeza yenyewe kabisa unaona haitakufikia. wanazamura kama kumushumba kaza Anaweza pandisha mkono na mchungaji anakusaidia. niba hari umuntu wumva Kama kuna mtu anasikia kabavuga ati mva ntabwo nari mbizi kubera ko basabakuru n'abasabakuruza n'abadata nari ko kuwahindura ahubwo ari ibibazo none ntabwo bikiri ibibazo ahubwo niba udatumira n'igico Yesu amaze gutanga ntabwo utabukamo kabiri buri wese ahabwa uburenganzira bwo kugeza ana uhuru no kufika kwigerayo 31.20 nibwo hatanzwe imbaraga ku bayobozi babo pepo na nguvu za bamushumba arakubwira ngo ibanze nataka kuambia sasa ibanze mazuze ubundi ugiye kwibatse ngo yabishobora ahubwo bakanije bamutera n'icyuma unaweza kupiga urasabwa kwibanza unataka kajya hariya ariko twibanza niba hari uwumva kama kwa mwenye anasikia ni inyungu ze Imana idushyigikire Mungu atunge mkono Imana itugirire neza Mungu atutendee mema Imana ikomereze mu mwanya Mungu atushike nafasi yake ibyo twifuza yenye tunaacha nami bibure bipotee aho Imana yifuza bari ya Mungu anahitaji jojo imigambi yacu imbere makusudi yetu tuvuga ipotee ko imigambi y'Imana bariba mpango ya Mungu jojo ibyo dusaba ubushake bwacu bibure aho ipotee Imana itubona by'akamaro ili Mungu aone vya maana kwetu Imana idukuze Mungu atukomalishe kandi tubumira mu izina rya Yesu atumbie pamoja kwa jina la Yesu.